maze iminsi narafunguye akandi ka YouTube channel, ubu abanzi bari kurira, abakunzi nabo bari maso. Ku 600 bimfollowinga kuri TikTok, ku 300 biri kuri YouTube, naho mungire kuri ako ka YouTube channel gashyashya. Arega ni Peace Boy wanyu, nta mpamvu yo kumujya kure. Nuko ubwo ngubwo bazanye igitekerezo gishyashya. Ku gacano rero kitwa Peace and Tomax. Uko mbivuze, ntugende udakanze subscribe nyamuneka kuri ako ka YouTube channel gashyashya, turebe ibyari byo Yesu agiye kudukorera. Mubona atakora ibintu byiza, gusa hari ibintu byiza mugende rwose mwirukanka. Buri muntu yenda nshakira abantu 2 ku 600 biri kuri TikTok, ndetse n'ibihumbi 300 ngahe biri kuri YouTube. Muraba mukoze cyane, Imana ibongerere amafaranga ndetse n'igikundiro cyinshi. Ngenda cyari Peace Boy nk'ibisanzwe, iyi ni Peace TV. Ngo ntabwo muzi kuyivuga da. Kanda subscribe nyamuneka ndetse na follow, ubundi twikomerezanye.